Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nanone rero hari ibibazo mwatubajije ngo ese none ni gute ni ibihe bimenyetso cyangwa ni ibiki wakora kugira ngo umuhungu warozwe n'umukobwa uburozi bw'urukundo kandi buri kimwe cyangwa buri kimwe cyose kugira ngo abe yabivamo abicikeho, ndetse ni ibiki wakora kugira ngo asubire uko yahoze ndetse akomeze akore ibyamuteza imbere nk'ibisanzwe. Tudatinze rero tugiye kuguhereza ibintu 9 nanone wakora kugira ngo ufashe umuhungu warozwe n'umukobwa uburozi bw'urukundo, kandi buri kimwe cyose naguteguriye ndakigusobanurira mu buryo burambuye, ndetse kugira ngo bigufashe gusobanukirwa neza ibikorwa n'impamvu bikenewe. Mu cyambere rero twagiye, icyambere nanone wakora kumwegera nta mutsinda cyangwa kwihangana no gushishoza. Ubwo ni ukumwegera gake gake. Bishatse kuvuga umuntu waroze cyangwa warozwe ntiwamuhoza amagambo y'imivumo cyangwa kumutuka. Kenshi aba ari mu mwijima w'ibitekerezo atabona uko yifata. Umutuka no kumucira urubanza bimusunikira kurushaho kuguma muri uwo mubano. Icy'ingenzi ni uko wigira inshuti ye ukamuganiriza gahoro gahoro utamuca intege. Icya kabiri, gukoresha isengesho n'ibisabisho bikomeye. Bishatse kuvuga iki? Uburozi cyangwa uburozi akoresha imbaraga z'umwijima cyangwa umurozi ukoresha imbaraga z'umwijima, bityo guhangana nabyo bisaba imbaraga z'Imana. Gusengera wa muhungu no kumusabira birakomeye, cyangwa gusengera wa mukobwa no kumusabira bigize ute? Birakomeye. Mwibuke yuko ntabwo ndi kubwira abahungu gusa cyangwa abagabo gusa, kubwira muri rubanda nyamwinshi, cyangwa ndi kubwira twese. Wamusengera mwibanga cyangwa mukamusaba gusenga nawe niba bikigize ute bigishobotse. Usaba Imana guhishura ukuri no kumurinda igihano cy'umwijima. Urugero rw'amasengesho ashobora gukoreshwa. Ushobora gukoresha aya masengesho avuga gutya cyangwa ateye gutya: Mwami Imana, nsenga nsaba ko uwategetswe n'imbaraga z'urukundo ruroze asubirana ubwenge, umutima n'ubwigenge bwe. Mwiyegurire umurinde umubabaro, ndetse ugira ute umubohore. Mwami Imana urakoze none n'iteka ryose, amen. Iryo sengesho ryagira ute? Ryamufasha. Nanone rero wowe utarakoze subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV, witinzamo kora subscribe. Ahubwo niba umaze kuyikora subscribe, ni karibu hawe ikaze kuri YouTube channel yacu, umuyoboro w'abantu benshi ndetse umuyoboro mugari wo kwiga ibyaduteza imbere, ndetse no kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze, ndetse tugire n'ibitekerezo byagutse. Gushaka abantu babizerwa bafite impano zo gufasha abafashwe n'imbaraga z'umwijima. Icyo rero ni icya gatatu. Hari abapasiteri, abavugabutumwa, abapadiri cyangwa abandi bantu bafite impano z'Imana zo gusengera abafashwe n'ibyo bibazo. Gusa si buri wese ugomba guhita yegera umuhungu cyangwa umukobwa ngo amubohore, ahubwo ni ukugisha inama no kugisha ubufasha mu bantu b'inararibonye bamenyereye ibi bibazo. Gusa icyambere cyo mugomba gutekereza ko umuntu agomba kwigererayo agasenga, ndetse nanone wenda we ni kubera ko ari umurwayi, mwewe nk'umuryango mwagira ute? Mwamusengera. Ndetse kandi nanone ikindi, wowe uri kunyumva ukwiriye kugira ute? Ukwiriye gusega, Imana ikazajya igufasha muri buri kimwe cyose munyuramo. Icya kane nanone rero turi kuvuga ngo gukura umuhungu cyangwa umukobwa mu kozoza inshuti n'ibikorwa byari bimushyize mu mwijima.
bishatse kuvuga iki? Rimwe na rimwe ikibi kinjira mu buzima bw'umuntu binyuze mu nshuti mbi, ahantu habi cyangwa ibikorwa bibi, imyidagaduro idakwiriye, ibiyobyabwenge n'ibindi. Kugerageza kumukuramo buhoro buhoro ukamujyana mu buzima bufite akamaro, amasengesho, amasomo y'iterambere, kwitabira gahunda z'abasore ni intambwe ikomeye cyane. Icya gatanu, kumuhumuriza no kumwereka ukuri n'ukuri ku rukundo nyarwo. Bishatse kuvuga iki rero? Abarozwe kenshi baba bafite amarangamutima adafite ishingiro. Guhora ubereka urukundo nyarwo rutari rwo kubafata ku ngufu cyangwa urukundo rutagira igisobanuro birabafasha. Muganirize ku buryo butavangura, umwereke ko atari we wenyine uzi gukunda kandi ko agomba guha agaciro ubuzima bwe kuruta amarangamutima adafite icyerekezo. Cya gatandatu, gukoresha imiti y'umuco wa gakondo nayo ibigize ibikenewe, ariko witonze cyane. Aho ni icyitonderwa. Hari igihe byagaragaye ko uburozi bw'urukundo bushobora gusobanurwa no gukemurwa hakoreshejwe uburyo bw'umuco gakondo, nk'abavuzi b'inyangamugayo bazi ibinyobwa byera n'ibisubizo, ariko si bose bizerwa. Ibi bikorwa gusa iyo wizeye umuntu wabiherewe n'Imana, ntabyivangemo. Iyo mpano akaba yarayihawe n'Imana, ariko we ntabyivangemo mu mico agendeye ku marangamutima ye cyangwa agendeye ku mahano cyangwa icyo twita amafaranga. Icya karindwi rero, gushaka ukuri k'umukobwa uroze ukamenya inkomoko y'uburozi. Hari ubwo umukobwa waroze yagaragaza ibimenyetso bibisi. Ashobora kuvuga amagambo y'igikoko, kumvikanaho ubwirasi budasanzwe cyangwa ibikorwa by'amayobera nko kuba afite amavuta, impapuro zanditseho amazina y'abantu, cyangwa kujya mu mihango itazwi. Kugira ngo icyo wamenya kuri we bifasha kumenya aho ikibazo gishingiye. Icya munani nanone rero, guhindura ibidukikije by'umuhungu. Bishatse kuvuga iki? Uko umuhungu agenda akomeza kuba mu gace cyangwa inzu yahoze agendamo na wa mukobwa, niko uburozi bushobora gukomeza kumugiraho ingaruka. Kugira uburyo bwo kumujyana ahandi hatuje nko mu itorero, ku miryango itandukanye, bishobora kumufasha guhindura ibitekerezo no guca aho uburozi bwatangiye. Cya cyenda naricyo cya nyuma, kumwigisha ibyerekeye umwuka w'urukundo nyakuri n'umudendezo w'umuntu. Bishatse kuvuga iki rero? Umuntu warozwe kenshi aba yarabuze uko yitandukanya n'amarangamutima amuniga. Kumwigisha ko urukundo atari igitugu cyangwa ubushake bw'umuntu umwe, ahubwo ari ukumwumvikana, ari kumvikana, kwiyubaha no kumvikana ku ntego. Birafasha, ni ingenzi ko asubirana icyizere cyo gukunda adahatwa. Umwanzuro rero, nta muti umwe ukora ku bantu bose, ariko isengesho rirabohora. Urukundo nyarwo rutari urw'umubiri rurakiza. Ubwenge bwo gushishoza ni urufunguzo. Kwirinda gukoresha amakare n'iterabwoba ni ingenzi. Gerageza kumufasha mu rukundo no mu bwitonzi, si mu guhagarika ubuzima bwe. Rero niba ubona biri hejuru y'ubushobozi bwawe, ushaka ubufasha bwo ku rwego rwo hejuru. Ubupasiteri, ubujyanama n'ababishinzwe imibereho myiza. Ndabakunda cyane cyane, yewe bagezagaho iki cyegeranyo ni Fabien, ndetse ahangaha ni kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV. Bose subscribe rata, hari icyo byagutwara. Ni karibu, uhawe ikaze. Wino mu muyoboro mugari wa YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya. Ndabakunda cyane cyane, nakagarutse. Imana ikomeze ibandebere icyoroshye, ndetse muzajye mwibuka
mbere yo kuryama muzajye mwiragiza Imana. Kwisengera ni byiza kuruta uko wategereza ngo abandi bagira ute bagusengera. Ndetse nanone nubyuka wibuke kugira ute gusenga. Imana izi byose izakurinda iki ibirusha mu nzira zawe zose uzagira ute uzanyuramo. Yesu akomeze aturinde. N'ubundi nzi neza kugiye kuvuga ngo mpereza icyegeranyo cy'ibibazo runaka kuri ibi n'ibi, cyangwa mpereza inkuru zitandukanye bitewe n'ibyifuzo byawe. Singiye kuvuga yuko ngiye kugenda, ahubwo gahunda ni ukuboneka mu kanya. Ubwo rero nakagarutse dusubire mu kanya. Yesu aradukunda. Imana ibandebere icyoroshye. Ciao.